Mbahaye ikaze nongera kubasuhuza nongera kugaruka kubaha amakuru ari kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport bifite amakuru menshi niyo mpamvu buri kanya buri munota umuntu aba ari gushakisha amakuru ngo aze abagezeho amakuru y'ikipe mukunda muri benshi. Ni ikipe ya Rayon Sport wari umunsi wa 26 wa shampiyona ubwo ikipe ya Etincelle yayitsindaga ibitego 3-1. Ibyakurikiye umukino twagiye tubigarukaho mu biganiro byashize, ariko bakakanya hasohotse andi makuru avuga yuko umutoza Julian Mete cyangwa se Julien Mete yaba yahawe gasopo akabwirwa yuko niba atakurikije ibyo abakinnyi bashaka naramuka adatwaye igikombe cy'amahoro azahita asezererwa. Julien Mete yagiye abwirwa kenshi yuko iriya system akina ya back 3 cyangwa se y'aba defenseurs batatu abakinnyi ntago bari kuyumva neza, ntago bari bayumva. Mbibutse yuko yayikinnye ku ikipe ya APR iratsindwa, ayikina ku ikipe ya Mukura cyakoraho aratsinda, ejo bundi ayikina ku ikipe ya Etincelle aratsindwa. Iyo system rero ari gushaka gushyira mu bakinnyi yaje kuba ikibazo gikomeye cyane mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse izana umwiryane hagati ye n'abatoza bafatanyije, yaba uriya mutoza wongerera ingufu abakinnyi Robisa, yaba uriya mujyanama Claude nka team manager, yaba nuriya mutoza w'abazamu, bose ntago bari kubyumva kimwe. Bari kwibaza bati ese iyo systeme niba itari gukunda mu bakinnyi wabakinisha systeme basanzwe bazi. Nyuma rero yo gutsindwa na Etincelle ibitego 3-1, umuperezida Jean Fidel retired wa Yezu yahise amutumaho mu biro bye baraganira. Uti baganiriye iki, byagenze bite? Yaramubajije atese ko ndi kubona n'ubundi imikino uri kugenda uyitsindwa biraza kugenda bite? Ati nabonye namaze kumenya yuko n'abakinnyi muri vestiaire mwagiye mushwana muri gupfa yuko uri kubakinisha systeme batari kumva, none niba udashaka guhindura ngo ugendere kuri systeme bari kumva uzayigumane, ariko nudatwara igikombe cy'amahoro nta kindi kintu tuzavugana. Umutoza Julien Mete we iriya systeme niyo asanzwe akina ahantu hose yagiye anyura, haba muri Congo aho yagiye aca mu makipe atandukanye yagendaga akina iriya systeme ya back 3 cyangwa se y'aba defenseurs batatu. Iyi systeme rero yaje kuyigisha abakinnyi ba Rayon Sport, igenda ibananira irabagora, ntago bari bayinjiramo neza, kandi urabona yuko bari mu bihe bibi byo kugira ngo bashakishe uburyo batwara igikombe cy'amahoro kugira ngo basohokere igihugu. Rero kuba ari kuyikinisha mu mikino ya shampiyona, ashobora kuba wenda yaravugaga ati n'ubundi igikombe twakivuyeho ntago tukifite mu biganza, ariko natayihindura ngo ahindure akinishe iyi systeme basanzwe bazi, ikipe ya Bugesera ntago azayicika. Ikipe ya Bugesera niyo afite umukino uzaba nyuma yuko tuvuye mu cyumweru cyo cy'icyunamo cyangwa se cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, kandi mbibutse ko ikipe ya Bugesera itozwa na Haringingo Francis. Haringingo Francis ni wa mutoza uzi gukina imikino ya knockout cyangwa se imikino yo gukuranwamo. Igikombe cy'amahoro arakimenyereye, yaragitwaye ari muri AS Kigali, yaragitwaye ari muri Mukura. Ibikombe by'amahoro Haringingo Francis arabimenyereye. Rero ni Rayon Sport nayo Haringingo yavuze yuko nubwo yatanze interview avuga yuko ikipe ya Bugesera itazamanuka mu cyiciro cya kabiri kuko iri muri zone de relegation yo na Etoile de l'Est nizo ziri ku myanya y'inyuma, yavuze yuko itazamanuka, kandi avuga yuko igikombe cy'amahoro bagifiteho amahirwe 50-50 cyangwa se 50-50. Bafitanye imikino ibiri n'ikipe ya Rayon Sport, umukino ubanza n'uwo kwishyura ari wo uzahesha Rayon Sport cyangwa se Bugesera kugera kuri finali. Uyu mutoza rero utangiye kwivangira hakiri kare ashobora kuzagera muri icyo gihe nawe byaramaze kwivanga muri ekipe, abakinnyi batari kumwumva, nawe ubwe ari kwivangira, ugasanga nta nubwo ageze no kuri finali, ahubwo ikipe ya Bugesera imukuyemo. Ikipe ya Bugesera yo ntacyo izabirwanira, n'ubundi izabivuga iti aho tugeze harahagije, ahubwo reka dushyiremo imbaraga turebe yuko
twayitsinda tukagera kuri finali tukaba twanagitwara. Muri kimwe cya kane kirangiza harimo muri kimwe cya kabiri kirangiza cya Peace Cup cyangwa cy'igikombe cy'amahoro, mbibutse ko harimo ikipe ya Bugesera, hakabamo ikipe ya Polisi ndetse n'ikipe ya Gasogi, ubwo na Rayon Sport turi kuvugaho aka kanya. Muri ayo makipe yose rero Rayon Sport niramuka ivuye kuri Bugesera izahita ihura n'izava hagati ya Gasogi United ndetse na Polisi. Umutoza rero yafatiwe imyanzuro imeze gutyo itoroshye, bamubwiye bati ibyo wakina byose igikombe cy'amahoro turagishaka, nuramuka utakibonye, nuramuka utagitwaye nta kintu tuzavugana, uza n'ubundi kontra yawe izaba irangiye, uzahita uzinga utwawe wigendere. Hari abantu benshi mwagiye mwumva bababwira ngo Julien Mete ngo yongereye amasezerano. Oya, ibyo ngibyo ntabwo ari byo, nzajya mpora mbibabwira. Abantu banjye muri hano muba mugomba kumenya amakuru ya nyayo ahari kandi mazima yizewe. Julien Mete ntago yigeze yongera amasezerano, ahubwo mu kuva mu biruhuko iwabo muri iriya international break yari yaragiye mu Bufaransa gusura umuryango we, mu kugaruka nibwo yicaranye na retired Jean Fidel, perezida w'ikipe ya Rayon Sport, bumvikana yuko perezida amubwira yuko we amasezerano bazayongera nyuma ya Peace Cup. We yashakaga yuko ayasinya, ariko turabizi neza abatoza iyo bamaze gusinya amasezerano imikino isigaye hari igihe bitwara uko bashaka, ugasanga ikipe igiye habi. Retired rero we yaramubwiye ati ngewe nshaka yuko ukomeza ugatoza, ibyo kongera amasezerano tuzabipanga nyuma y'igikombe cy'amahoro, tubonye ugitwaye cyangwa tutagitwaye, ariko tuzicara tuganire nyuma y'igikombe cy'amahoro. Ibyo rero bamaze kubyumvikana, umutoza araza aratoza. None dore muri shampiyona ari gukubitwa bibi cyane n'amakipe ari muri zone de relegation cyangwa se n'amakipe ari kurwana n'umwuka wa nyuma wo kuguma mu cyiciro cya mbere. Abakinnyi bakomeye barimo kapiteni Muhire Keve, barimo Mitima Isaac, barimo Ngendahimana Eric, bariya bakuru nibo bamubwiye bati rero dore iyi systeme iri kutugora, ariko twebwe hari systeme tumenyereye, uramutse ari uretse tugakina ibintu byagenda neza. We ariramanta arababwira ngo ninjye muyobozi, ninjye ugomba kubabwira ibyo mugomba gukora. Abakinnyi nabo baramwihorera. Ubu no mu myitozo niyo systeme ari kubatoza, ariko ukabona yuko iri kubagora. Ubu tugiye mu cyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, nituvamo nibwo Rayon Sport izagaruka mu kibuga, ariko izagaruka atari muri shampiyona, ahubwo izagaruka ihita ihura na Bugesera muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Ubwo rero bagomba kwitegura neza, ndetse ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, Jean Fidel nsigaye nkurira ingofero rwose mu buyobozi, ibintu yabishyize ku murongo, ndetse no muri management ibintu yabishyize ku murongo. Ubu ngubu yabwiye abareyo yuko abakinnyi ba Rayon Sport yuko bo bagomba kugumana, bakaguma hamwe nubwo batajya mu kibuga, ariko bakaba bari kwiga, mbese bakaba bari kwiga systeme uko bazazikoresha mu kibuga, kuko yabonye ko Julien Mete ari wa mutoza ukunda kwigisha, akigisha yandika kuri tableau, noneho ibyo yabigishije bakajya kubyapurika mu kibuga. Rero yaravuze ati iki cyumweru cyo kwibuka tugiyemo mugomba kuba muri hamwe, mukaba muri kwiga ukuntu ibintu bimeze, mukiga amakipe muzahura, uburyo akina, mbese ahantu afite imbaraga, kugira ngo turebe ko igikombe cy'amahoro twagitwara. Igikombe cy'amahoro nicyo batezeho kugira ngo barebe ko basohoka, kuko ubu ngubu itegeko ryarahindutse. Ubundi mbere iyo ikipe yabaga iya kabiri, nayo hari igihe yabaga ifite amahirwe yo gusohoka iyo ikipe yatwaye shampiyona yatwaraga na Peace Cup, ariko ubu ngubu siko bimeze. Ikipe yatwaye shampiyona ni APR, yo yamaze kuyitwara byararangiye, ariko ntabwo ikiri mu gikombe cy'amahoro. Bishatse kuvuga ngo mu gikombe cy'amahoro Rayon Sport itagitwaye, nta bundi buryo bwo gusohoka, byaba birangiye. Rero ni imikino ya do or die, kugira ngo barebe yuko batwara kiriya gikombe bakabona gusohokera igihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru rero ari kugenda avugwamo ni za transfer, ndi kugenda mbatohoreza amakuru neza, ngenda mbabwira iyindi transfer rero iri kuvugwa
ariko ntari namenya amakuru yayo neza ku buryo naza nkayibabwira icukumbuye. Ni transfer ivuga yuko Pichu uriya Ismail Pichu uriya mukinnyi w'umurundi ni umukongomani ariko ufite ubwenegihugu bw'u Burundi, biri kuvugwa yuko agiye gusinya mu ikipe ya Rayon Sport. Ni nyuma yuko ikipe ya APR FC ngo yabonye yuko imufite ikagira na Tadeo Ruwanga, ikaba igiye kumurekura akajya kwishakira iyindi kipe kuko n'ubundi amasezerano ye yari yasinye azaba arangiye. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sport nayo iri hafi aho ngo iri gushaka guhita imusinyisha kugira ngo aze arebe yuko yakemura ikibazo cyamuye cyuriya murundi mugenzi we Haruna Musa Majaliwa, kugira ngo barebe yuko yakina hagati ibintu bikagenda neza. Nta makuru nkiri gutohoza kugira ngo mbanze menye neza ikintu kibiri inyuma uko bimeze, ubundi nze mbahe amakuru yuzuye. Nicyo cyari kinzanye, narinje kubaha iyo update y'uburyo umutoza yahawe Gasopo ko naramuka adatwaye Peace Cup azahita asezererwa. Murakoze, ndabakunda cyane, mukomeze mudukurikire, ndetse ntago nagenda ntashimiye abantu bose mwakoze subscribe. Abakanze subscribe ndabashimiye cyane, abakora like, abaduha ibitekerezo ndetse n'abadusharinga mu magroupe bagiye barimo, mwese ndabashimiye cyane. Umuntu utarakora subscribe nagira ngo mushishikarize kuyikora kugira ngo ajye ahita abona inkuru zacu. Nugukandaho gusa, ntago ari ibintu bya hatari, nta n'amasegonda bitwara. Wowe urareba aho hantu handitse ijambo subscribe, ukoreho, hanyuma ukore no kuri kariya kantu k'inzogera kugira ngo amakuru yose dushyizeho ujye uhita uyabona ako kanya. Ndabakunda cyane, muhahe muronke umunsi mwiza kandi weekend nziza.